muraho neza abakurikiye intego driving school. Uyu ni umwanya mwiza rero wa rya somo ryacu kopi ya 15. Abari online mwaza tugakomeza, abandi namwe mukaba mwagerageza gufungura izo link. Ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ubundi mu nzira y'icyerekezo kimwe bemerewe kunyuranaho mu gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Kunyuranaho byemewe mu gisate kiri hehe? Kiri ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya kabiri, ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi bizirikisho by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza, yewe nta n'ikindi kintu bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kive cyangwa se kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bizajya bigaragazwa n'iki? Mu ngingo 71 rero bigaragazwa n'icyapa cy'umweru cya mpande enye gifite byibura santimetero 30 kuri buri ruhande, kigashyirwa magana imbere. Aha bavuze agatambaro oya, ikimenyetso cy'itara oya. Icyapa cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 oya, ni santimetero 30 nta gisubizo. Bizirikisho by'iminyururu, iby'insinga, amakabure n'ibindi bigozigozi bikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kikomeze kugenda mu gihe nta kundi cyabigenza kandi kigera aho kigomba gukorerwa uretse gusa kugira ngo kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nta kindi bigiriwe, nta bugome wagambiriye. Muri icyo gihe ukaba utarenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Icyo rero kizajya kirangwa n'akapa ka mpande enye gafite byibura santimetero 30 za buri ruhande. Twakomeza ku kindi kibazo. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri birabujijwe aha hakurikira. Ubundi kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri birabujijwe hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Ibyo ni byo. Hafi y'aho abanyamaguru banyura, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi cyangwa byerekanwe bityo. Ibisubizo byose rero ni ukuri. Ikibazo cya 10 ikibazo cya 4. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso, yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso, yakora iki? Muri icyo gihe rero ni ugutwara yegera mu gisate cy'ibumoso bw'umuhanda. Gutwara yegera umurongo ugabanyamo oya. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo oya. Gutwara yegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda cyane. Gutwara yegereye uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda twebwe dutegetswe kubaha? Ni umukozi ubifitiye ububasha. Umuyobozi w'ikinyamitende, umunyamaguru, umukozi ubifitiye ububasha niwe dutegetswe kubaha. Ni iyihe feri ituma tugenda buhoro kandi tugahagarara nko ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa igeze ahaterera? Iyo feri rero ni feri y'urugendo. Feri y'urugendo. Ikibazo cya 7. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikirenza ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenza ibipimo bya kangahe? Ikinyabiziga cyose rero igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenza 350 amagana inyuma na 270 amagana imbere. Ariko muri ibi nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bakoresha umuhanda? Ni mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo wowe ugiye gukora. Amatara ndangacyerekezo ugomba kuyakoresha mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, mbese ku musezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa nk'inkengero y'umuhanda yegutse, uba uvuga iki? Mu ngingo 33 rero biba bibujijwe guhagarara umwanya munini ku burebure bw'uwo murongo. Guhagarara umwanya muto oya. Guhagarara umwanya muto no oya. Mutoya. Guhagarara umwanya munini cyangwa mutoya nta gisubizo. Birabujijwe guhagarara umwanya munini ku burebure bw'uwo murongo. Twakomeza. Itegereze neza iyo foto. Ikibazo cya 10.
ubundi uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Uruhande rw'ibumoso rero rudufasha kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Rudufasha kunyuranaho gusa? Oya. Rudufasha kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso? Turebye. Rudufasha kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Turebe ikibazo gikurikira. Ikibazo cya 10 na kangahe? Na rimwe. Gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Burya rero gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga bituma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo babamenyesheje. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo wamenyesheje cyangwa bamenyeshejwe bo ubwabo. Iki cyapa gisobanura iki? Witegereje neza iyi foto, icyo cyapa gisobanura iki? Iki cyapa rero cyerekana iherezo ry'ibibuzwa ku binyabiziga bihagenda mu karere kuko ugiye mu kandi. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bihagenda. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga ni ubururu, umweru n'umukara. Icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera icyago cyangwa cy'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira. Ubundi ni umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ibirango by'umukara. Aha rero nta na kimwe kirimo kuko ndabona bavuga ubuso bw'ubururu, ubuso bw'umweru, ikimenyetso cy'ubururu, oya nta bururu burimo. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikirango cy'umukara. Uretse mu mujyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu ni toni zingahe? Ku mitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu toni 16. Cya 16. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikurura na bene ibyo binyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Mu ngingo 65 ho hateganya ko ubugari bw'ibyo binyabiziga budashobora kurenza santimetero 30 ku bugari bw'iki kinyabiziga kidapakiye, kandi ubugari ntakuka ntiburenge 2 na santimetero 50. A na B rero ni ibisubizo by'ukuri. Cya 17. Mu mijyi no mu yindi mihanda y'igihugu yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungirwaho ibiziga 4 ni toni zingahe? Toni 24. Witegereje neza ibyapa bitegeka ubundi bikozwe mu yihe shusho? Hari akangaka mubona, dore naka, dore turacyakomeje, dore indi shusho, yewe dore indi shusho. Ibyapa bitegeka rero bikozwe mu ishusho y'uruziga. Ikibazo cya 19. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza ibyago cyangwa byafunze umuhanda? Ni ugushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Icyo ni cyo. Ikibazo cya nyuma aricyo cya 20. Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari impanuka yakomerekeye mu muhanda cyangwa se impanuka hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Yego, ni ukutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago bishobora guterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa wenda n'ikindi kinyabiziga, no guhamagara ababishinzwe, aricyo kino. Twakomeza. Iyo rero turangije gukora ikibazo, tuhita dukanda kuri reba,
amanota, ugategereza utunota duke cyane, igisubizo kikaba kiraje, maze ukareba uko wapafominze iyo sisiteme. Muri hangana mutegerezeho gato turebe. Kubireba hano murabona amagana ibumoso akakaranga cyerekezo dusanzwe tubabwira ko ushobora gukora ushaka kujya kureba indi kopi. Amanota nagize urabona ko bamaye 20/20. Ushobora gukanda aho subiramo uramutse wifuza kukiga neza, cyangwa se ukareba uko wari wagiye ukora iki kibazo. Ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Mu bisubizo rero urabona ko bari batweretse ko ni ku gisate cy'ibumoso kiri ku rubumoso bw'umuhanda. Ese nk'ibizirikisho by'iminyururu, insinga, amakabure bikoreshwa gusa nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi kintu bigiriwe uretse gusa kugira ikinyabiziga kigera aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe umuvuduko wa 20 km mu isaha. Ibyo bizirikisho bizajya bigaragazwa ku buryo bukurikira. Twumvikanye ko rero tuzadushyiraho akapa ka mpande enye gafite byibura santimetero zingahe? 30 kuri buri ruhande. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri birabujijwe aha hakurikira. Baduhaye ingero z'ahantu henshi hatandukanye, ariko ushobora kubireba ku ngingo ya 30, plutôt ingingo ya 22 ukahita ubonaho ibintu byose bijyanye no kunyuranaho. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukatira ibumoso, ubundi yakora iki? Ni ugutwara yegereye ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ese ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda twe dutegetswe kubaha? Ni umukozi wifitiye iki ububasha. Ni iyihe feri bituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, mbese yaba igeze ahacuramye cyangwa igeze ahaterera? Ni feri y'urugendo. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenza ibipimo bingahe? Imbere rero ni 270, naho inyuma ni 350. Nta cyari kirimo nk'uko mubibona. Ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Ni mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo wowe ugiye gukora. Umurongo w'umuhondo ucagaguye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. Birabujijwe guhagarara umwanya munini ku burebure bw'uwo murongo. Nta cyari kirimo. Ese igisate cy'umuhanda cy'ibumoso, hano ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Kidufasha iki? Kunyuranaho cyangwa gukatira hehe? Ibumoso. Gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Urebeye ku iyo foto, icyo cyapa gisobanuye iki? Ni iherezo ry'ibibuzwa mu karere uko ugiye mu kandi ku binyabiziga bihagenda. Icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga, icyo cyo kirangwa n'amabara y'umweru, umukara n'ubururu. Icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa cyahana amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa, kirangwa n'ibimenyetso bisa gute? Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, kandi kikaba ari mpande 3. Aha rero ntacyo bari bakizemo. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwa na minisitiri ushobora gutwara ibintu n'abantu, ubundi uburemere ntarengwa bwemewe ku mitambiko 3 cyangwa irenga hatabarimo amakuzungu ni toni zingahe? 16. Murabibona namwe abari kureba ino video. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 cyangwa ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwo ari umoroke zikorera na bene ibyo binyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubwo bugari rero ntibushobora kurenga santimetero 30 ku bugari bw'ikinyabiziga kidakuruye, ndetse ubugari ntakuka ntiburenge 250. Cya 17. Mu mijyi no mu yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, ubwikorere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungirwa biziga bine ni toni zingahe? 24. Ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? Mwitegereze neza, mu shusho yihe? Y'uruziga. Cya 19. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka mu muhanda, aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byafunze cyangwa se byateza icyago mu muhanda? Ni ugushushanya aho zagonganiye no kuzishyira hehe? Ku ruhande.
ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari impanuka yo mu muhanda cyangwa hari uwakomerekeye mu muhanda? Ni ukutamukuramo keretse nk'igihe bigaragaye ko hari ibyago bishobora kumutera cyangwa byaterwa n'inkongi y'umuriro, akaba ashobora kugongwa cyangwa se n'ikindi kinyabiziga cyangwa no kuba mwahamagara ababishinzwe. Bavandimwe, iyi porogaramu tuyibashyiriraho kugira ngo mubashe kubona uburyo bwo kubona uduperevizwari, ariko mujye muza kwiga gutwara imodoka, kuzikanika, amamoto, gusudira, gusuka, guteka, kimwe n'ibintu byo kuvanga amarangi, gukora amasabune, kudoda, iby'indimi, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, gukina amafilimi, théâtre n'ibindi mu Ntego Driving School. Inomero wadusangaho ni 0788795200, cyangwa se ukaza mu Rwanda i Kigali Kimironko hafi ya gare imbere neza ya MTN Service Center, ukaba wazamuka muri etaje yometseho amakaro y'imyeru kandi ifite ibirahuri by'umukara. Ushobora no gukoresha izo nimero tukaba twakwigisha amasomo ya online. Murakoze, naho ubutaha.